ntabwo rero ubutinganyi butangiye nonaha bwahereye kuva na kera, ariko nubwo bwari buriho ababukoraga mu bwihisho. Hari ukuntu bihishaga bakabukora bihisha, yego, ariko ntabwo bwari bwagatinyutse cyangwa babukoraga kuba babugeza mu rusengero. Sotaya borasi, oya, ntabwo bwari bwakageze mu rusengero nshuti yanjye. Hari n'abishyizeho we akabyuka akavuga ngo ejo njyewe ngomba gushinga urusengero, ngomba kuba n'iki runaka, akabyishyiriraho kubera ko afite kasi, akagira vuba vuba agahita arwubakisha, ejo bagahita bamwimika ngo ni bishop. Yego rata rabonesa yemando jeze. Ejo bidatinze bigahita bijya mu bikorwa. Kubera iki? Bene data mukanguke mucane ku maso. Reka mbabwire ngo mukeneye andi maso y'umwuka kugira ngo musobanukirwe, kugira ngo mugire ibyo mumenya. Bya bindi bihishwe abana b'abantu, bya bindi bihishwe abanyabwenge, bya bindi bihishwe intyoza, abiyita intyoza n'abahanga n'abadahangarwa n'abadakorwaho. Ibyo byahishuriye abaswa, abo ngabo Imana yatoranije ngo kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Niko Imana ubwayo yivugiye, yatoranije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Reka nkubwire, niyo mpamvu uzasanga abantu bazi ubwenge cyangwa b'ibihangange bize amashuri ahambaye bakubwira bati umva abafilozofe, yego rata, bati nta Mana ibaho. Iyo Mana iba hehe? Icyakora bafite ibyo bemera ngo ko hari ngo imyuka ngo ikorera mu kirere cyangwa ikintu runaka kigira ibyo gikora. Nuko babyemera mbega batabyemeye. Ariko njyewe navuga Imana yaremye ijuru n'isi ikadendeza inyanja. Iyo yimika, haleluya, yarangiza ikagutoranya ititaye ku burebure, ititaye ku bugufi, ititaye aho uturuka mu cyaro cyangwa mu mujyi, ititaye ku bukire cyangwa ku bukene, ikagutoranya ikagukura iyo ngiyo. Iyo niyo mvuga, ikagukura iyo aho ngaho iyo waruri, ikagukurayo ikagutoranya, ikakugabira umurimo wayo utagirwa na buri wese. Nubwo bamwe bihangishijeho bakabasigaye barabigize, niba nabyita gute, babigize business, reka mbivuge gutyo. Ariko nshuti yanjye muzabona ishano niba ukorera Imana by'ukuri. Imana irabizi. Niyo waba ubeshya abantu, niyo waba ubayoboye bajyana muri Gihenomu, ariko Imana irabizi aho bajyana. Aho ngaho rero tuzaba tureba. Ijambo rirambwira ngo mwami mwami, yego we, ngo niko bazagenda bavuga babwira umwami Yesu. Bamubwira bati twahanuraga mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, nitwakoze imirimo igiye itandukanye.
yo ntitwazuraga abapfuye bakaba bazima, ntitwari dufite amavuta dusiga ku bantu ibitangaza bigakoreka, ntitwari dufite ibintu runaka dukoreraho. Reka mbabwire, ntimuzakinishe Imana. Niba upfumura ariko wibekera Imana. Niba uvuze nkawe vuga nkawe. Niba uhanuye kubw'Imana vuga ngo ni Imana. Niba usengeye umuntu agakira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, biturutse ku Mana, ari Imana wahawe n'Imana, vuga ngo ni Imana ibikoze. Oya, niba uri umupfumu vuga ati ndagukijije ubupfumu bwanjye, mureka kubeshya, mureka kwiranya. Tuve mu rujijo, iki ni igihe cyo kugira ngo tuve mu parabikwa. Abakozi b'Imana twabaye iciro ry'imigani. Ni iyihe mpamvu se? Nuko hari abatwinjiriye, ikizira kinjiye ahera. Yo yego rata. Bamwe bakunda kuvuga ngo umwenda watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Yego, ariko murishuka. Ariko reka mbabwire, umuntu yaba adashinga akabyina. Munyarwanda wacu mugana avuga ngo umudiho uva mu matako. Ariko niba ko gukorera Imana by'ukuri, uyu mwaka wa 2023 ugomba kurangira koko tumenya abakozi b'Imana b'ukuri n'ababeshya n'indyarya izarizo. Reka mbabwire, mureke gutukisha Imana, mureke gutukisha izina ry'Imana. Yo oya, mureke ibyo murimo, mwabashumba mwe, mureke kubesera Imana. Niba ari indongo ushaka vuga nkawe, wibesera Imana ngirambwe. Reka mbagire inama abakirisitu, dore abakirisitu mukunda kugwa mu bintu mutazi, cyangwa se reka mvuge gutya, abenshi murazi ko muba muri abanyamubiri, nimuba muzi uko bimeze. Ariko mujye musaba n'ikimenyetso. Niba usenga Imana by'ukuri, ndahamya neza Imana yo mu ijuru ishoboye byose, yaremye isi n'ijuru ikadendeza inyanja, iyo ngiye itanga ikimenyetso, ikura abantu mu rujijo. Saba ikimenyetso. Haleluya. Ureke guca imanza. Ntabwo abakozi b'Imana ari abesikoro. Oya. Ntabwo abahanuzi bavangiwe. Oya. Haracyari 7,000. Tupayasikamando. Haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bali. Ntibimusome. Reka guca imanza. Navuga ngo umukozi w'Imana niba yarahisemo gukora umurimo w'Imana, icyo nicyo kigomba kumubeshaho. Niba wowe ucuruza, nawe uzabeshwaho n'ubucuruzi bwawe. Niba ukora umurimo runaka, business runaka, icyo ukora nicyo kikubeshaho. Tureka gucirana imanza. Niba ari abakozi b'Imana ngo bariye amaturo, bariye ibyacumi, bagize gute, ibyo nibikureba. Niba nawe uri we genda uyarye nkuhaye rugari, ego. Ariko niba utari we, kora ibigushinzwe, kora ibyawe, reka gucira abantu imanza. Bene data, va ku giti dore umuntu. Haleluya. Ushobora kumbwira ati Dogita Apostle nkunda was happy. None
ngewe nasobanukirwa gute, nabimenya gute? Namenya se uyu mukozi w'Imana unsengera cyangwa dusengana cyangwa pasiteri unyoboye cyangwa bishop unyoboye cyangwa apostle unyoboye ari mu mwuka w'Imana cyangwa se akorera Imana by'ukuri, nabibwirwa n'iki? Mari ku bwanyu ngwino nkurebere. Niba ari umuhanuzi akaba akirimo ndabimenya, niba ari pasiteri yaratumwe n'Imana ndabimenya, niba ari na shitani yamutumye nzakubwira ni Satani. Oya, ntabyo kurya ruswa, oya, ntabyo guca ku ruhande. Dukeneye umurimo w'Imana ngo ukorwe nta mugayo urimo. Amatorero, amadini, nibyo tugomba ngomba kukubwira iri torero runaka cyangwa iri dini urimo runaka aho bakwerekeza naha. Ibyo narabyeretswe, Imana yarabimbwiye, narabibonye. Buri torero ryose, buri dini ryose ririho Imana basenga ndayizi. Haleluya. Abasenga Imana y'ukuri ndabizi, abasenga ibigirwamana ndabizi, abasenga rapifo Satani bose, mbega imyuka yose baba basenga. Ibyo byose Imana yarabimbwiye ndabizi. Nyegera, ntabwo naza kubivugira hano kuri kamera, oya, kuri iyi isheni, oya. Wowe nyegera unsobanuze. Reka mbabwire, icyo muzira ni ukudasobanuza. Niba utazi ikintu urabaza, ukabaza ababizi, ababizi bakagusobanurira. Ariko reka guca imanza ku bakozi b'Imana. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe, nshuti yanjye. Niba koko ari Imana ukorera, biraje bimenyekane bitarenze uyu mwaka wa 2023. Tuzatangira umwaka, ndahanuye rapifo, tuzatangira umwaka wa 2024. Ego abakozi b'Imana, yaba abo kuri YouTube mufite channel cyangwa bavugira kuri YouTube, yaba abo mu nsengero zitandukanye, madini atandukanye, tuzaba twaramaze gusobanukirwa abakozi b'Imana b'ukuri n'ab'ibinyoma. Ariko ikizira kinji yahera, abantu bagumya bari mu kigare. Reka babwire, ese ubu butinganyi bwinjira, ni gute abatinganyi binjira mu rusengero? Oya, nshuti yanjye, mureke imikino, mwarinjiriwe, mwaratewe nimwabimenya. Oya, yewe usinziriye we, kanguka, kanguka. Yewe usinziriye we, kanguka. Yo, my godness. Ariko ntago nabarenganya. None se impumyi yabasha kuranda ati ndi impumyi? Zombi nizagwa mu mwobo, niko umwami wacu yavuze. Ntabwo nabarenganya. Ariko nshuti yanjye, ukwiriye kuva mu kinyoma, ukwiriye kuva mu kinyoma. Ugomba kuvaho ngaho waruri. Ijambo rirambwira ngo nitumenye ukuri kuzatubatura, kandi uwo mwana nababatura ngo muzamubatuwe by'ukuri. Reka nkubwire ngo wowe, niba ntacyo wishoboreye cyangwa se ntacyo ubasha kubikoraho, ariko hari ukuvuga ngo hunga udapfa.
hunga udapfa, hunga umujinya w'Imana, hunga. Imana ubwo yari igiye kurimbura Isodomu n'Igomora, yabwiye abarimo aho ngaho Imana yabwiye Loti n'umugore we, irababwira ngo nibasoke bave mu mudugudu y'iwabo Isodomu n'Igomora, kuko Imana yari igiye kuharimbura ihahoye ubutinganyi. Barangije barasohoka bawuvamo. Ntabwo rero ubutinganyi butangiye nonaha, bwahereye kuva na kera, ariko nubwo bwari buriho, babukoraga mu bwihisho. hari ukuntu bihishaga bakabukora bihisha, yego, ariko ntabwo bwari bwagatinyutse cyangwa babukoraga kuba babugeza mu rusengero. Sotaya borasi, oya, ntabwo bwari bwakageze mu rusengero nshuti yanjye. Hari aho byakorerwaga iyo hanze yo, ariko birababaje kugira ngo abantu bazamure ibendera mu rusengero ry'ubutinganyi. Wenda sinjya kuvuga ngo urwo rusengero mutibaza ngo ni urwahe, ngo ni uruhe rusengero. Ndavuga urusengero rwa ADEPR. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye, ikizira kinji yahera. Nibyo abari bafite amaso bakuweho, yego, bitewe n'impamvu ABCD, twikomereze. Bakirisitu namwe mube maso, murebe, mujye murebana kure. Ese nta mpinduka mubona? Ese niba ishyamba riri gushya ntabwo mubona umwotsi cyangwa ngo mubone ahantu hari gushya? Nta bimenyetso mubona? Ariko Mana ya Aburahamu we na Isaka na Yakobo, ese mutegereje iki? Hunga, va muri Babuloni. Hunga, va Sodomu n'Igomora. Habwirwa benshi hakumva bene. Hanyuma Loti na muka Loti bategekwa gusohoka i Sodomu n'Igomora. Mwibuke ko Imana yohereza abamarayika bo kuharimbura, cyangwa se kugira ngo iharimbure igihe kigeze cyo kuharimbura, yohereje abatasi b'abamarayika. Baramanuka baza kureba, barabatese ibirego abantu barega ahantu koko iyi midugudu. Nibyo barahigerera, babata ubutinganyi buvugwa ahantu. Nibyo barahagera, bagera kuri Atere, basanga nibyo. Ikigeretse kuri ibyo, nabo bashaka kubatinga. Ayiwe Mana we, Loti arababwira ngo bafite abakobwa banjye b'amasugi, nta muntu urabakoraho n'umwe. None
aho kugira ngo mutinga abamarayika reka mbabahe. Barabati wa rugabo we wasaze, ni gute tubuza turakumerera nabi? Nibwo kugira ute kubona abagabo barubiye nta mikino, abamarayika ngo babateze ubuhumyi barahuma, barakabakaba burinda bucya. Yo, haleluya. Kubera iki? Reka mbabwire, ubutinganyi bwaraje, nubwo bwaje yego byari bisigaye kujya public buri wese akabibona, ariko mu by'ukuri bwariho. Burakorwa yaba mu ngo zacu aho turi, yaba mu makaritsiye, yo haba mu banyamahanga birakorwa. Ariko nshuti yanjye, ese Imana yaremye umugore ku mugore, irema umukobwa n'umukobwa ngo babane bashyingiranwe, yegora? Ese Imana irema Adamu na Eva, kitaremye Adamu ngo imuremere undi Adamu babe babiri, cyangwa se ntibatandukanye ngo bose baze ari abagabo, ko yaremye umugore n'umugabo? Ese Imana yaremye kugira ngo umugabo ashyingiranwe n'undi mugabo? Ibyo biragatsindwa n'Uwiteka. Mwibuke ko ibi biduteza ibyago, kugeza n'ubwo tubura imvura mu gihugu, kugeza ubwo duhinga imyaka ikarumba, kugeza ubwo inzara idutera, kugeza ubwo ibyorezo biza. Kubera iki? Ubutinganyi katika kwa jina la Yesu. Abazimu bashya turabwirukanye, turabuhambirije. Iyo bwavuye busubireyo mu izina rya Yesu. Bakirisitu mube maso, bantu musenga mube maso, yo bahanuzi mube maso. Ariko se Imana itewe agahinda n'ibyaha dukora. Ntabwo Imana yanga kutugirira neza, oya, ahubwo ni ibyaha byacu biyibuza. Umva ijambo rirambwira ngo ugutwi kwayo ntikwapfuye, yo nginanirwe kumva abayitakira, ngibure kumva iminiho tuniha. Ahubwo ni ibyaha byacu bituma itwima amatwi. Yo mugarukiraho, ibyaha wakoraga byose bireke. Niba wasambanaga bireke, niba wanywaga inzoga bireke, niba wibaga bireke. Yo garukiraho, hunga, va mu byaha. Haleluya. Reka kuvanga ibitavangikwa. Rekeraho ngaho. Yo Imana yiteguye kukugirira ibambe, yiteguye kukubabarira. Mureke kuvanga, ayiwe. Ese irange ry'umweru rivangwa n'irange ry'umukara, biragatsindwa? Ntabwo bishoboka. Umunyarwanda waravanga ibyera byose si amata, yego. Muve mu mikino, mureke dusenga Imana by'ukuri. Iki ni igihe bagurutse nka Eliya. Eliya arahaguruka aravuga ati, niba ari Imana zanyu mukorera,
turabizi ndabizi, ariko muzageza kuba murungabangabo kugeza ryari? Muzahera murungabangabo kugeza ryari? Mureke muve mu byo murimo. Eliya asa n'igicaniro. Iki ni igihe cyo kwisubiraho. Iki ni igihe cyo kwiyinira ukareba ukareba aho wavuye. Iyaba mwamenyaga ubwenge, mwakabaye muhagaze ku rufatiro, mwakabaye mwubahisha umurimo w'Imana aho kuwutukisha. Yego benshi muzabyumva ntibizabashimisha, yego, ariko reka nkubwire, ntabwo gushimira abantu, ahubwo naje kugira ngo umwami wanezererwe. Imana niyishima ku byo nakoze, uwo ni wo munezero wanjye. Imana nakoze amafuti, oya, kugeza uko abantu bandata, oya. Abigishwa ba Yesu ngo baramusanga barabangumva, abadayimoni baratwumvira, indwara zirakira, twakoze ibitangaza, twagize gutya na gutya. Arababwira ati ibyo nimubyishimire ko abadayimoni babumvira, nimubyishimire kuko hari ukuntu byagenze izo ndwara zakize. Ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mwishimire yuko Data bemera. Mwishimire yuko ayiwe hari aho muri gutegurirwa. Ejo bundi aherutse kuvuga ngo kwa Data hari amazu menshi. Iyo atahaba mba mbibabwiye. Hari aho yagiye kudutegurira. Ese hariyo ugomba gutekereza bati ese hariyo inzu yanjye? Ese aho ngana ni hehe? Ibyo nibyo dukeneye nshuti yanjye, kuruta kuzajya gihono. Oya, hari icyo bita guhumisha abantu. Hari icyo bita guhumisha abantu, barangiza bakabategera ku cyo bakunze. Iki ni igihe Satani ari gutegera abantu ku mafaranga akunda. Nshuti yanjye, umuntu akaza akaguha ikintu, yakiguka cyakira, ukumva uranezerewe, akakubwira ati ni icy'ubuntu, ariko hari icyo agamije ntakikubwire, kubera ko uri umunyamubiri utareba kure, nta maso y'umwuka ufite ngo umenye umutego yateze uwo ari wo. Kumbi ni ukugira nyine aze nyine azana abo batinganyi be, azane n'iyindi myuka mibi yose mu itorero, bayobye ubwoko bw'Imana bujye gihonomu kandi byitwa ngo bwari buri kujya mu ijuru. Mugomba kumenya ubwenge. Abantu banjye bapfuye kubera iki? Kutamenya ubwenge. Mugarukira aho ngaho. Ndabwira buri umwe wese, ndababwiye ngo ubu turi mu kwezi kwa 11, ariko mu kwezi kwa mbere kwa 2024 hazaba haramaze gusobanuka. Tuzaba twaramaze kumenya ngo mbega abakorera Imana ni abahe, abakorera Satani ni abahe, ese abari mu mwuka w'Imana ni abahe, ese ababesha ni abahe,
ese abavugisha ukuri ni abahe? Yewe we, Imana ije kubanika, kuberekana. Niba warabese waramaze, iki ni igihe cyo kugira ngo Imana yigaragaze. Ije gucisha akanyafu kuri muntu wese, kuri buri muntu wese wayishatse kuzana amarangamutima ye akayazana mu by'Imana yibeshera ngo yavuze kandi itaravuze, ngo yavuze itamutumye. Oya, muzabona isano mw'abantu. Wihangisha kuvuga ngo Imana yagutumye itagutumye, ufite ibibazo. Aho ngaho ushatse ugarukiraho. Niba wihana wihane, ugarukiraho ngaho, kuko Uwiteka ararebye, areba iminiho y'abantu baniha kubw'ibyaha by'abakozi b'Imana, kubw'ibyaha by'abantu batandukanye, abakirisitu batandukanye, kubw'ibyaha biri gukorwa muri iyi minsi. Oya, ese mwibaza impamvu duhura n'ingorane? Nuko Imana yaduhaye kugendera mu nzira, twarangiza inzira yaduhaye kugenderamo ntituyigenderemo, ahubwo tukishakira iyacu nzira. Mu yandi magambo, twanze kuyoborwa n'Imana, turashaka kwiyobora. Abadashoboye kwiyobora barayoborwa n'abandi bantu runaka. Kuko runaka yavuze ibi tugomba kubikurikiza. Kuko runaka bitewe na titira afite, bitewe n'ubuhangange afite, yategetse iki, tugomba kukigenderamo. Ese bakirisitu bene data, mbibarize, niba bize byose mubigenderamo, ubwo tuzamenya inzira ifunganye izanyurwamo n'abande? Niba inzira ngari y'igihogere mwirukanyiramo, buri wese akirukanyiramo, ese umukirisitu nyakuri cyangwa se umukozi w'Imana nyakuri ni gutagendera mu kigare? Ibi bintu bigomba kugaragara, bigasobanuka, bikava mu nzira. Abiyise abahanuzi batubesha bakava mu nzira, abigize ibitangaza runaka, amatitira atandukanye, bakava mu nzira. Imana kuko ihagurukiza abahanuzi bayo ihagurukiza abahanuzi bayo b'ukuri, ihagurukiza abakozi bayo, babandi mwapfinagaje, babandi mutemeraga. Kubera iki? Kubera ngo kuko ngo nta kuntu bameze. Reka nkubwire, Imana ntabwo yaguhamagara ngo iguhe byose. Niba yarakwimye amafaranga, ifite ibyo yaguhaye. Ibyo yaguhaye rero bizaguhesha ayo mafaranga. Haleluya. Nibyo. Wisuzugura umukozi w'Imana ngo aramanurira se, si umukene. Oya, umukene se, umukene ibyo birakureba. Wowe izere ibyo yaguhanuriye, wizere n'Imana imurimo, hanyuma uhabwe ingororano yo kwakira ibyawe. Ariko wisuzugura ngo runaka ni umukene. Oya, niba Imana yaramuhamagaye ikamuhamagara ari umukene, yego, ariko hari umwuka wayo yamushizeho, hari ubutunzi bwayo bumuriho. Ubwo butunzi bumuriho buzamuhesha n'ayo mafaranga abantu bafite. Ubwo butunzi bwanyu mugomba kubumuha, nawe akabaho. Kubera iki? Kuko Imana ntabwo yamuhamagaye ngo imuhe byose. Kigeretse kuri ibyo, abantu bakunda kwivugisha ngo niba umuntu akoze umurimo w'Imana, ngo Imana igomba kumuhemba. Nibyo, iramuhemba, ndabyemera.
ariko se Imana ifite amafaranga mu ijuru cyangwa iyafite mu isi mu bantu nimwe yayashize? Ari ibyo ntago waba ubusenga ngo umare iminsi 3 utarya cyangwa umare icyumweru utarya, uri gusenga, uri mu butayu, uri mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa uri ahantu runaka ngo wicwe n'inzara, cyangwa usenga uvuga ati Imana mibyo ndya, ifite ayo mafaranga mu ijuru, ako kanya yahita yamanura ukayabona, ukayafata, ukayakira. Ariko amafaranga Imana yayashize mu bantu, abo bantu yayahaye rero nibo bagomba kuyaduha, kuyaha abantu. Yego rata, kuko mu ijuru Imana irema cyangwa se ishyiraho ibyo yateganije. Mu ijuru ntabwo yaremye ibipapuro by'amafaranga. Amafaranga n'abantu bahimbye barayavumbura, yavumbuwe n'abantu. Ntabwo Imana ariyo yaremye amafaranga, oya, yahaye abantu ubwenge barayavumbura, bavumbura ko bashobora gufata ibipapuro bakabiteranya bakabishyira muri mashine, barangiza bagakuramo inote y'amafaranga. Ego ubwo rero amafaranga Imana yafite mu isi yayahaye abantu. Mwikumva ko abakozi b'Imana ngo Imana izabahemba ngo amafaranga ntabwo izayaturutsa mu ijuru, izayabaha aturutse kuri mwebwe abantu yaremye. Haleluya. Niba wacuruje ukunguka, zana amafaranga. Ego niba wakoze business itandukanye, yazane, kuko nawe afite ibyo yaguhaye. Bibiliya ivuga ngo iki? Umuntu naguha iby'umwuka nawe umuha iby'umubiri. Mureke kurenganya abakozi b'Imana ngo nabesikoro, ngo nababesi, ngo baravangiwe, ngibiki n'ibiki, hehe n'amagereza ngo muri kubafunga. Wayi, kubera iki? Umuntu atungwa n'icyo akora. Niba akora umurimo w'Imana niwe uzamubeshaho. Yego, niyo mpamvu mvuze ngo ntabwo mbyemeye ako n'agasuzuguro k'abadayimoni. Oya, nta mpamvu n'imwe. Burya Sawuli igihe yahigaga Dawidi yumvaga ko Dawidi atazajya ku ngoma. Mu yandi magambo, nubwo hari ibikomerero cyangwa se abatubanjirije bamaze kubaka ngo bigakomera, ariko ndahamya yuko Imana yitoranije umuntu yahera kuri 0, yahera nabivuga gute, aho wayisengera so reka mvuge ngo rero icyo umuntu akora nicyo kigomba kumubeshaho. Nshuti yanjye bavandimwe, ntiducumuzwe n'abakozi b'Imana, ntiducumuzwe n'ibyo bakora cyangwa se nuko basengera abantu. Ibyo bazabibazwa n'Imana yabo. Rero nababwiraga ngo niba utumye umukozi w'Imana, ukeneye ko agusengera, ukeneye ko aguhanurira, ukeneye ko asengera indwara yawe igakira, ese n'abadayimoni baguteye ukeneye ko yirukana, ugomba kumuha impamba. Ntago agomba kuza gutyo gusa ngo atahire aho ngaho. Muri make, iyo watse ubufasha ugomba no kugira icyo ukora nawe ku mafaranga cyangwa se ku butunzi bwawe Imana yaguhaye, ukagira icyo utanga. Yaba amafaranga, yaba imyenda, yaba inkweto, yaba iki, buri kimwe cyose ufite ukagira icyo umuha, yaba n'ibyo kurya. Ariko mureke gusebya abakozi b'Imana muvuga ngo nabesikoro, nababeshi, nabambuzi.
babatwarira amafaranga. Oya, ese tureke n'abakozi b'Imana, abajya mu bapfumu bo ntibajyana amafaranga? Tureke n'abapfumu, iyo ugiye kwa muganga ntabwo ujyana amafaranga, uragenda bakakuvurira ku buntu. Serivisi zose watse, yaba tureke na serivisi zisanzwe, yaba n'izo mu buyobozi, iyo ugiyeyo bisaba amafaranga ntuyatanga. Nta kintu rero cy'ubusa kibaho, nk'uko n'umugisha kuva kera wakorerwaga. Umubyeyi agatuma umwana we ati genda ujye kuzana iki n'iki, umbagire inyama ndye nkwe, unsongere n'umutsima mwiza ndye, hanyuma nkweshe umugisha. Akagira ibyo asaba abana be kugira ngo bahabwe umugisha. Natwe rero abakozi b'Imana, nugira icyo ukora tuguhesha umugisha kubw'ibyo nawe wakoze. Umugisha ntabwo ari ukwicara gusa ngo urakwisangira, ahubwo umugisha ni ukuwukorera. Bivuze ngo niba dukoreye Imana duhabwa umugisha kubwo kuyikorera. Niba umuntu afite umutima wo gutanga, agafasha abakene, agafasha imfubyi n'abapfakazi, agafasha abashonji, icyo gihe Imana imuha umugisha w'uko yafashije abantu abo bafite ibibazo bitandukanye. So natwe rero mu gukorera Imana nk'abakozi bayo, natwe duhabwa umugisha kubwo kuyikorera. Iyo twayikoreye neza, tutayibeshera ngo yavuze kandi itavuze, ariko niba ivuze ibivuze. Mugomba kumenya yuko umukozi wese akwiriye guhembwa bitewe n'icyo akora, bitewe n'icyo yerekejeho amaboko ye n'umutima we wose. Imana iduhana umugisha, kandi mugumye mudukurikirane, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, ndetse mukande kukazogera kugira ngo notification zose zizajya ziza mujye muba abambere kuzibona. Murakoze. Mwari kumwe na Dr. Apostle Nkundabose Happy. Kubifuza kumpamagara ngo mbasengere, mbahanurire se, mbagira inama, ndavuga abubatse, abarwayi bakeneye ko mbasengera, abatewe n'imyuka mibi y'abadayimoni, aboherejwe n'amahembe, muri make abantu bakeneye ubufasha butandukanye, muze mbasengere. Reka nsubize n'ikibazo abantu bakunda kumbaza, cyangwa se bakunda kumbaza kenshi na kenshi, bakambaza ati se uri umusore cyangwa uri umugabo? Ndi umugabo, mfite umugore n'umwana umwe. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Amen.